hariho ibintu nagiye mbona nicaye hano, ibyo tujya twita kwerekwa cyangwa guhishurirwa, naho kurota ko bisaba ngo umuntu asinzire. Niba hari abantu bageze muri Isiraheli, hano hari abarimo. Reka ndeke urwo rugero ntange urw'inaha tuzi. Inaha ngaha iyo habayeho ahantu h'ibirombe ho gukura amabuye aya manini yubaka, cyangwa se kuhacukura aya y'agaciro, za korumbo tantarite ariyo koruta, za agasegereti, za wolfram n'ayandi, baracukura bagakura ayo mabuye bayamaramo bakahamena itaka. Namwe mujya mubibona kuri Isiraheli, kubera ko ari imisozi y'amabuye, kandi amabuye hakaba atandukanye n'ay'inaha ngaha. Yo ni amabuye akurwa mu buryo bumeze nka kushe, ni ukwegura kushe, niyo bagenda bagaconga bakayubakisha ameze nk'amakaro. Noneho bayacukura muri gahunda ku buryo bafata umusozi umwe bakaba ariho bayakura bakayarandura rwose, bazayamaramo bakabashaka ahantu bajya gukura itaka bakagenda bakarihamena, bamara kurihamena bagashyiramo ifumbire, bakarivangira n'ifumbire, ugasanga hahindutse ahantu h'umurima. Ndumva mubyumvise kugira ngo mbone kuvuga ibyo nabonaga. Hari icyo bita mu Gifaransa endroit pire, ni ahantu haba hari urusekabuye, ariko ryabuye rikomeye. Urusekabuye hari urusekabuye ruvungagurika wanayora, ariko njye nabonaga ahantu hakabuye rwose hibuye. Utwatsi duke twameraga aho hantu duke, ntabwo twatindaga kubaho, ntitwaramaga kubera nta mizi. Ariko mbonye ikintu cyiza, none handi ndaguhaguruka mu kwigisha, ndatangara. Ni ukuri simenye ikintu gikozwe, simenye ukuntu bigenze, nshutuka hantu bahamennye irindi taka rivangiye n'ifumbire riri très fertile. Amen. Mbona uwo mwanya barahuhiye, kandi ahinduka umurima munini. Mbona barahuhira. Muziko kuhira hari ukuhira gutya kw'amazi aturuka hejuru, n'ukundi guca mu matiyo hasi. Ntabwo urubuhiraga n'aya ngaya gutya, ahubwo nabonaga ameze nk'aho bayacishijemo hose. Mbona haranetereye neza, haba hari fertile, hakwera. Amen. Ibyo bintu ni imitima imwe yari iteye ityo bwa mbere, ariko Data wa twese ahinduye imirima yakwera. Yabimbwiye Data wa twese, kandi iyo ampishuriye sinjya mbura kuvuga icyanyeretse. Hari imitima yari akara mu mvugo y'Ikinyarwanda, nta kintu cyakweragamo, nta kintu cyaterwagamo, ariko Uwiteka, haleluya, arashaka kuyihindura imirima yera cyane. Soma ijambo ry'Imana, kuko uyu munsi niwo ngewe nsozaho gahunda y'ukwezi kwa munani twafashe twiga ku ntego ivuga ngo ariko niki kinanije abagenzi. Niki kinanije abagenzi? Urugendo rw'abagenzi runanizwa n'iki? Twarabibonye rero mu minsi 3 yabanje. Twabonye ikivange cy'abanyamahanga, twabonye kwibagirwa ku nshuro ya 2, ku ya 3 twabonye ikindi bamwibuka, kutagira urukumbuzi. Kubaho nta rukumbuzi rwaho ujya, ntukumbura ibyo uzabonayo, ntugirire amatsiko ibintu uzasanga. Yesu adufashe. Uyu munsi rero turavuga ku ijambo rivuga ngo imitima ibiri. Yakobo igice cya mbere 8,
usoza uwo murongo ni usoza iyo mirongo nshaka ko dusoma, ariko ndashaka ngo duhere ku murongo wa 5 noneho uwo 8 tuwuvugeho. Yego, ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizera ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Iryo jambo kunamuka risobanura kunanirwa, risobanura gucogora, risobanura ubwihebe buza bukajya mu mwanya w'ibyiringiro. Turagendana? Ubwihebe buza bukajya mu mwanya w'ibyiringiro byari biri. Découragement, ibintu bica intege bikajya mu mwanya w'ibijya guteraga imbaraga. Imitima ingahe? Ibiri. Mu mateka turi buganireho, turi bwibaze ngo ikintu cyananije abantu aba naba. Urumva nta mwanya tuba dufite muremure uhagije, ariko nibura tuvuge abantu batatu. Ikintu cyananije Samusoni ni iki? Mu Bacamanza 16 tuhasome. Abacamanza 16 guhera ku murongo wa 4. Abacamanza ibice 16 duhere ku murongo wa 4. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Komeza. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati, umuhenda ubwenge, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Mukurikire mwumva amateka ya Samusoni ho gatoya, kuko ndacyafite abandi buvugeho nka 2. Samusoni avuka mu muryango w'umugabo witwa Manowa, niwe se umubyara. Manowa uwo nguwo nawe akaba avuka mu muryango w'Abadani, biri mu gice cya 13 cy'Abacamanza. Iyo tuvuze Abadani tuba tuvuze abantu baturuka kuri Dani, cyangwa se Dani uriya mwene Yakobo. Ni Dani mwene Yakobo yabyaranye n'umuja wa Leya witwa Biruha. Yaje akurikira abahungu 3 Yakobo yari amaze kubyarana na Leya, ari we Rubeni, Simeyoni na Lewi. Cyagiye yari amutaye amubabaza, yaryamanye n'umuja we babyara Dani. Aba Badani urumva ko ariho Manowa akomoka, akaba se wa Samusoni. Samusoni Imana imuvugaho ibintu bikomeye abantu bunamye bunamo cyo sinzi ikintu bunamyeho. Samusoni Imana imuvugaho ibintu bikomeye byiza birumvikana byuko ari uzatangira gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Yabwira umudamu iti rwose nubwo uri ingumba ukaba utarigeze kubyara, ariko mada nukuri ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana azaba umunaziri uhereye umunsi azaba akiva mu nda ya nyina. Ndakubuje ntuzamwogoshe, ariko nawe mu gihe ugiye gusama, biragusaba ko wirinda kurya ibintu bihumanye no kunywa ibisindisha. Igice cya 13 umurongo 24 haravuga ngo nuko hanyuma y'ibyo, kuko wa mugore arasama abyara
umwana w'umuhungu bamwita Samusoni. Mwuka w'Imana atangira kumukoreshereza imahanedani hagati y'Isora na Esitawoli. Kuwiteka muha umugisha, mwuka w'Imana atangira kumukoreshereza imahanedani hagati y'Isora ariho iwabo na Esitawoli. Amen. Igice cyakurikiyeho cya 14 kikavuga iby'amateka y'ukuntu yagiye gushaka umugeni ahitwa Itimuna. Ashaka umukobwa wo mu Bafilisitiya. Icyo kibanza no kubabaza ababyeyi be, bibaza impamvu Samusoni agiye gushaka umugeni wo mu bwoko butari ubwabo. Bakibazaho, baramucyaha, baramuhugura, yanga kubyumva, kugeza ubwo ababwiye ngo ni munsabire uwo kuko ari we nkunda. Nta yandi magambo nshaka kandi. Ni munsabire uwo kuko ari we nkunda. Umurongo wa 4 waho hantu mu gice cya 14 ntabwo twasoma ariko mbabarire. Uravuga ngo harimo ijambo rikomeye ngo naho kumbe ababyeyi be ngo ntibari bamenye ko ibyo bintu nubwo ari bibi bisa nabi bigayitse, ariko wuzane tuwusome nubwo utari muyenateguye. Abacamanza 14 umurongo wa 1 nako wa 4 twabivuze. Ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Ise na nyina ntibari bamenye ko Uwiteka yatangiye kujya gute kubashakaho impamvu. Nshuti zanjye, torero ry'Imana, aha munyumve neza, iri jambo rishatse kuvuga ko Imana, haleluya, Imana mu mugambi wayo muremure, Imana muri pula yayo ndende yibwira kuri we nanjye, hegereje cyangwa se hakirimo n'iminsi y'ubwayo yishakira impamvu. Iyo mpamvu ishobora kumera nk'icyo twita mu Kinyarwanda umwanduranyo. Kunyanduranyaho, kabije kunyanduranyaho nawe wa mana we. Urumva ko Imana irimo iranduranya, yatangiye gucokoza, yatangiye gukubaganira baki Abafilisitiya. Ariko ibakubaganira mu buhe buryo? Ibakubaganira mu buryo bwo kugira ngo Samusoni akunde umukobwa wabo, arambagiza, shime, ariko iwabo babyange. Kubera iki? Bo baracyahagaze ku muco wabo nk'Abisirayeli. Yego? Kandi na Samusoni nubwo atazi ibirimo kuba, ariko Imana iracyahagaze ku muco w'Abisirayeli wo gushaka umukobwa mu bwoko bwabo. Ariko kuba agiye gushaka Umufilisitiyakazi, yego, ni atake ya mbere y'Uwiteka ngo umugambi wa Samusoni uzahike. Akomora kumvise, ntabwo mbitindamo cyane kuko biragaragara, muzasubiza inkuru muzasanga uwo mugeni Samusoni ntiyamurongoye, ntiyabanye nk'umugabo n'umugore. Samusoni ntiyamubyayeho umwana, bamuzanye nka none, barahatinda iminsi 6, arabasakuza, kirabananira, kibananiye arakibabwira, n'umujinya wose bafata umugeni bamusubiza iwabo. Kusumva wari umugore. Ibi dushingira, tugatwikurira, tugatekesha, tugahemba, mukazana urugore. Ntabyabayeho. Kuko yari umugore w'impamvu y'Imana, si uwo kutubyarira, ni umugore w'impamvu. Si umukazana wo kutwubaha ngo turi basebukwe, ni umugore w'impamvu. Samusoni yagiye kumuzana ngo yajyanye n'ishashi y'ihene yo kumutetera no kumutetesha, asanga muzehera arakamushyingira undi. Ahagarara mu mbuga arikunkumura mu mwuka,
vuga ngo guhera uyu munsi nta rubanza rundiho rwo kwica Abafilisitiya. Iyo munsi yatwitse ingano n'amasaka n'uburo byose, buri muntu wese ufite umurimo mu kabandaho baraterana baregeranaho, kumbe yari icyo bita méthode de rassemblement. Bwari uburyo Imana Samusoni akoresheje ngo begerane maze bicire hamwe, kandi uwo munsi yishe benshi, ni nabo ba mbere yari yishe. Wumvise ko impamvu yatangiye gukora? Arabica ngo amare kubica, ku nshuro ya kabiri yica abandi abiciye ahitwa Ilehi, aho yicishije umusaya w'iki? W'indogobe. Igice cya 15 cy'Abacamanza. Ariko iki gice cya 16 mana kirambihira. Naba ndimo nsoma jyenyine, naba ndimo nigisha, nkigeraho nkabihirwa. Murongo uvuga ngo hanyuma y'ibyo, après tout cela, nyuma y'ibyo byose abenguka umugore w'igigombe cya Soreka witwa Delila. Uziko nta wabura kuvuga ngo naba n'uwa mbere yabaye impamvu. Sibyo mu pastor musone, naba n'uwa mbere yabaye iki? Impamvu. Naba n'uwa mbere yabaye imbarutso y'umugambi w'Uwiteka gusohora. Ariko wa nyuma we gica Delila we yabaye wo kumugusha, yabaye wo kumunaniza. Hanyuma y'ibyo aramubenguka. Amubengutse. Reka mbabwire inshuti zanjye, yemwe abana b'abakobwa, ubu muri aha ngaha mwarabengutswe cyangwa baranababengutse ko tutarabimenya se? Torera. Niko yemwe ba, niko sha, ntago babengutse ko tutarabimenya. Maze n'iwanyu ntibarabimenya, n'itorero ntirirabimenya. Nshatse kubumvisha iki? Ibaze kugira ngo abenguke Delila, Abafilisitiya bagiye gute? Babimenye. Nshatse kubumvisha ko bitari bikiri mwibanga, ntago byari bikihishiriye. Rero ubwo munyumve, Bibiliya ivuga ibintu bike cyane. Ni ukuvuga ko Samusoni agezaho we na Delila batembera ku mazi bakifotoza. Nta kindi cyatuma bimenya. Yewe Samusoni na Delila bageza ahantu, bajya ahantu bagafata akantu k'inguni hariya, bagatumiza icyo banywa, bakokesha, basohoka bakifotoreza ku mbwebwe ihari, bagashya kuri Instagram cyangwa ingagi cyangwa intwiga. Bimwe byose biri ku ma bare. Hari abatwiga, hari abimpara, hari abisirabo, hari abinyemera, hari abagoriye, barifotoza. Urumva kumubenguka ni kimwe, ariko no kuba bimenyekanye mu Bafilisitiya ni ikindi. Inzira zabaye zingahe ubwo? Imitima yabaye ngahe? Hari uwa mbere wo kurwanya Abafilisitiya mpaka bamaze akabohora Abisiraheli mu maboko yabo. Uwo ni wo wa mbere wabanza. None ubu hajemo n'agatima kitwa kubenguka. Arashaka kurwana kandi akanakundana. Munsi umwe twigeze twibaza, hari nko muri 91 na 2. Tuzoza twako izi ngabo zombi zirwana, izi neshwa zirimo ziraziriki, kandi zitsinda ziratsindisha iki? Si intwaro ku ntwaro base? Ntihari abatera inkunga? Aha, abaneshwa baraziriki. Rero abaneshwa baratsindisha iki? Tubigenzuye dusanga abaneshwa icya mbere bakunda urwagwa, bagakunda n'abagore.
ibaze kuba uri ku rugamba ukanashaka no kujya mu kabari. Byumbi vraiment. Ukanashaka n'umugore riga ariko urwo rugamba ya naho kumbi zirimo kurwana zinesha zifite objectif yego zimeze nk'iziyirije kuri byose, ziri mu yo kwiyiriza zikumbuye igihugu, zibaye zihagaritse zigomwe urwagwa rwaba urushyushye n'urukonje, zigomwe itabi risugutwa n'irigurwa, zigomwe umugore munini n'umuto, zirigomwe muri iyi minsi. Umutima uri ku rugamba, ngaho insinzi yaturutse, naho imbunda zo ntabatazigira. Kurwana intambara bisa ngo ugire ibyuba wibujije. Haleluya. Ariko intwaro zazihari, ibikoresho byabaga bihari, babaga babifite, ariko umutima buri mutima niwe ucika intege mbere, ariko ni nawe ugira imbaraga mbere. Imana nishimwe. None kweri Samusoni arakunze, kweri Samusoni arabengutse, ubusa umugambi Imana yamushyiriyeho yawurangiza seho niko barangiza umugambi w'Imana. Umva inshuti zanjye, Abafilisitiya babimenye, umva ikintu bavuze. Baravuze ngo Delila, twabimenye ko Samusoni ari hano asigaye aboneka. Nyumvire namwe mwabahungu mwe n'abasore baranga n'abagabo, muri iyo minsi twabimenye ko Samusoni ari hano arimo kuboneka, adrese ye ni hano. Tugusabye ibintu bitatu. Icya mbere, umuduhendere ubwenge, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva. Icya gatatu, umenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza akamera nk'abandi. Ibintu bingahe? Iki ni kihe? Umuduhendere ubwenge, kumuhenda ubwenge, kumushukashuka. Icya kabiri, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva zituruka. Icya gatatu, nuhamenya ubwo natwe turamenya ukuntu twamuboha tukamucogoza akamera nk'abandi. Humura tuzaguhemba Delila. Buri muntu yemeye contribution ye, ibice by'ifeza 1,100 kuri buri Mufilisitiya. Delila ati ndayakorera yo ngayo, ndayakorera ko n'ubundi yari amagambo gusa yambwiraga yo kumbyinira y'imitoma itinjiza. Kandi koko none simwe bahungu, nose buri munsi uko umubwiye amagambo nk'arindwi akurikwa n'inote. Akadolari se, akanyarwanda se, nishari gusa mwana nakunze antwaye umutima, byose birahaha bijya mu nda se, igifu kirabisya. Reka rero Delila abona amafaranga agutange, umva hamwe agutange. Rero Yesu adufasha cyane, Yesu adufasha cyane. Ahereye ubwo ikirakara gikoze, wambwiye Samusoni, wambwiye Samu, wambwiye majugunya mashyashya, niyo hereyeho. Icya kabiri, isura imbisi zitaruma. Icya gatatu, bya bisatsi byose biba hamwe ikinweri kimwe bizirika ku rubambo hariya nagwa rurandura. Cya nyuma cya kane, yaramubwiye ngo umpimukiye gatatu kose umbeshya, utambwira imbaraga zawe nyinshi ziva, none urambeshya ngo urankunda. Iyo nkunda ubumbwije ukuri. Samusoni Abafilisitiya bamaze kwenda gufata gatatu kose, ngo amwerurira, haravuga ngo amurembeje, amubwira ibiri mu mutima we byose. Amubwira iby'umusatsi ko ari ibanga riri, nimwe imbaraga ziri, ko ntizi yogushwa kuva yavuka,
ni imbaraga ze nyinshi ziri. Asoza avuga ngo ubu ngubu unyogoshe, mbese unyogoshe, apana akakasi gutya ko kato dukeya, ugahera ukabitura rwose, ukabitura nk'uharura umuhanda. Natungana, ntacogora nkamera nk'abandi. Ayiwe. Arabibwira umuntu umaze kumuhamagarira Abafilisitiya kangahe? Gatatu. Baza nk'uko yamuzaho bakirukanka, akongera bakaza, yamuzaho bakirukanka. None inshuro ya 4 baramuhitanye. Rero abakina filime bagaragaza ko ngo hari ikintu yamuhaye cyo kunywa, nibyo berekana. Niba hari abayibonye muri mwebwe, berekana yaramuhaye akantu ka godi ya whisky, mbese akarahuri, arakunywa ahita asinzira. Ariko no, ibintu birivuga baryo muzajya mwigisha mukabyara, ndabasabye. Bibiri iravuga mu Kiswahili ngo akamulalisha magotini mwake, yamushyize ku bibero bya niwe murambitse gusa, aha murambitse tu rube bahita asinzira. Nta feneriga, nta kinini, nta rushinge rusinziriza, aha gusa honyine hari ibitotsi. Maze ngo aramwugusha, aramwugusha, njya ngira ngo mva yaramwugusha hari n'ibitsike, avuga ati nabyo birimo imbaraga. Kuba rwose aramukubita. Arangije yavuze ijambo rimwe ryambabaje. Ukuntu yavuze, yahagaze nk'ahari mu idirishya abwira Abafilisitiya ijambo ritera agahinda rinyica cyane. Riravuga ngo nimuzamukiye inkubwe gusa. Urumva inkubwe muri mva yumva iyi nshuro yonyine, nimuze iyi nshuro yonyine. Niba mwari mutanye no kurambirwa mujye ngo ndababeshye, nimuze iyi nkubwe gusa. Urumva arimo arakorera amafaranga umugore, ari ku kiraga ntagakina. Nimuze iyi nshuro yonyine kuko yambwiye ibiri mu mutima we byose. Baraje bamunogoramo amaso, bamugira umusyi w'ingano. Mu birori byo kwizihiza insinzi, bishimira ko babonye Samusoni umwanzi wabo, bishimira ko bamunesheje, bari mu ngoro ya Dagoni barimo baramya bahimbaza. Samusoni abwira umufashe ngo ndekura wigire mu birori, humura ntaho njya. Mera nkundekura gakeya, nawe wikurikiranira iki ibirori nk'abandi, humura ko ntabaciga se. Ngo amaze kumwikiza murekuye, naho Samusoni ngo yajya ngo yigire yamubise, amuherwanye gatoya, abona uko agira icyo abwira data wa twese. Haleluya! Umva ijambo yamubwiye, yabwiye Imana. Haleluya! Ngo mpimbaraga za nyuma. Izihe? Ntizihe? Ntiza nyuma. Nushaka numbe izingana nka za zindi wajya guma, mpiza nyuma kandi dukeya. Ariko ndebe ko nahorera aya maso yanjye Abafilisitiya banogoye. Ngo yumva twaje, ngo yumva turaje we, ngo afata inkingi gutya, afata n'iyi, yego razikanda. Umva kandi ngo dukeya, niko pastor iri ngo dukeya, ngo dukeya. Ugereranyije n'izakora ubushize ngo ubwo dukera do inkingi zimureba mu mabaraza y'inzu, ibimennye beto, isashiye longrine, iza mu fera beto, yayifasha arya, afata naha maze arazikanda bukeya gahoro, nta anareba yuko hari umuntu urimo kubireba, gakururarya gacikarya. Inzu yose irabagwira. Icyo gihe yafataga izo nkingi azikurura atya, arimo avuga ngo mbabarira mfane n'Abafilisitiya uyu munsi. Bivuga ngo
mwumva aho maranye mfata izindi nyigisho. Abafilisitiya koko banyuma kandi benshi. Mungu iki? Abafilisitiya banyuma kandi benshi bapfanye nawe. Muri uwo munsi mukuru wo kuramya Dagoni ko abashoboje kubona umwanzi wa Samusoni. Uwo munsi abafilisitiya benshi kandi banyuma bapfanye na Samusoni. Muri make umugambi Imana yari ifite wo kumaraho abafilisitiya irawusohoje, ariko iwumazeho uwo yawutangije, uwo yawukoresheje adasoje neza. Ijambo ravuga iki? Riravuga ngo Imana nubwo tutayizera yihora ariyo kwizerwa. Imana nubwo tutayizera ihora ikora ibishoboka byose ngo irinde sa confiance en nous, irinde icyizere cyayo muri twe. Abafite barapfuye yego, mbamenyesha ko na dare yaguyemo nawe yaje mu munsi. Nabyumvise. Naho wa mukobwa umwe yashakaga mbere we yari yamwicanye na se na wa muhungu wamurongoye. Mwori impamvu yamurangije mbere cyagiye. Dore ikintu kiranga mukwiye kwitondera. Imana izagera ku ntego yayo, no kunesha izanesha, ariko sizageza ku gihe cyo kunesha nanjye ngihagaze. Ntikwiye kwibaza, urugamba ruzarangira, ntabwo ruzahora inshuti zanjye, ariko se ruzarangira nge nzaba nkihari, ruzansiga ngihagaze mu byayo neza. Mwinanirwa rero, higira ikibananiza, mwikwemera ko hari ikibananiza urugendo. Uwiteka ari kumwe natwe, malgré nos faiblesses, malgré nos iniquités. Nubwo dukiranirwa tukagira intege nke, ariko Uwiteka afite umugambi wo kudusindagiza kugeza urugamba rurangiye. Kandi reka mbabwire mwa bakristo mwe, mu byo murwana nabyo byose, yego ntukarwana ukora icyaha, jya urwana intambara yo kutagikora, ariko ntukarwana ukigwamo, kuko nicyo cyonyine Imana yanga. Imana yacu ni Imana imenya intege nke zacu, izahatunanira, izaho dushobora, izaho yaturengeje, izinaho itugejeje. Akomera kumvise na? Rero mukomeze murwane intambara nziza yo kwizera, muzasingira ubugingo buhoraho. None ni iki cyananije umugabo witwa Asa dusanga mu ngoma za kabiri igice cya 16? Dusome twumve. Niki cyamunanije? Mu mwaka wa 36 ku ngoma ya Asa, Basha umwami w'Abisirayeli atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimira bajyaga kwa Asa umwami w'Abayuda n'abavayo. Mu kabiri Asa bibonye akura ifeza n'izahabu mu butunzi bwo mu nzu yande y'Uwiteka no mu bwo mu nzu y'umwami ari we ubwe, abyohereza Benihadadi umwami w'i Siriya wabaga i Damasiko, amutumaho ati, hagati yanjye nawe hari isezerano nk'uko ryabaga kuri so na data. Dore nkoherereje ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisirayeli ripfe kugira ngo andeke. Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagabo b'ingabo ze ngo batere imidugudu y'Ibwisiraheli, batsinda Iyoni n'Idani na Aberimayimu n'imidugudu y'ububiko yose y'i Nafutali. Basha byumvise arorera kubaka i Rama, umurimo arawureka. 6 Nuko umwami Asa ajyana n'Abayuda bose i Rama, bakurayo amabuye yaho n'ibiti byaho Basha yari yubakishije, ahera akabyubakisha Ijeba n'Imizipa. 7 Muri icyo gihe Hanani bamenya, niho nshaka aho ngaho rero. Muri icyo gihe Hanani bamenya arazasanga Asa umwami w'Abayuda, aramubwira ati, kuko wiringiye umwami wa hehe w'i Siriya, ntiwiringire
Uwiteka Imana yawe nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'Isiriya zigukira. Mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagenda ku mafarashi byinshi cyane, ariko ko wiringiye Uwiteka arabakugabiza. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo rero wabibayemo umupfu, uhereye none uzajya ubona intambara. 10. Maze Asa ahera ko arakarira abamenya, amushyira mu nzu y'imbohe, amurakariye kuri iryo jambo. Muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe, kandi indi mirimo ya Asa iyabanje n'iyaherutse yanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisiraheli. 12. Mu mwaka wa 39 ku ngoma ya Asa arwara ibirenge, indwara iramukomereza cyane, ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka, ahubwo ashaka abavuzi. 13. Hanyuma Asa aratanga, asanga abasekuruza, atanga mu mwaka wa 41 wo ku ngoma ye. Imana dufasha cyane. Munkurikire mwumve. Asa ntabwo ni mu by'ibintu byinshi sinabona umwana. Ubundi mu mateka y'abami Asa ari mu bami bagaruye ububyutse muri Isiraheli. Barabyumvise? Ngo nguki? Asa ari mu bami bagaruye ububyutse mu Bisiraheli. Ni mu bishaka bizabisanga mu mirongo y'igice cya 14 n'icya 15. Muzahasanga ukuntu Asa amaze kwima ingoma yashishikariye, yahagurukiye gushaka Uwiteka. Amen. Kandi abyigisha Abayuda bose bashaka Uwiteka. Avuga ati muri iyi minsi ntabwo nzi imyaka nzamara ku ngoma, iyo nzamara yose please ndashaka ko dushaka Uwiteka n'imitima yacu yose. Maze baramushaka ye. Noneho kugira ngo abishyiremo imbaraga, yereke na rubanda ko ari serious kuri ikintu avuze. Simurashya nkurikiye neza. Yagiraga nyina witwa Mayaka, utaruhaga Imana ya Isiraheli, ahubwo ufite ibigirwa Imana n'ibikoresho mu nzu, bya bintu by'abapfumu, by'abaragura, by'abaterekera, bya bintu bibi bya Satani. Asa aragenda amuga ati rero mama wambyaye, ndagushimira ko wanyonkeje ndakura, sinyira umwana ngo muzikura, none ndi umugabo. Naje kubwira ko ntashobora gushishikariza abantu gushaka Uwiteka ukiragura. Ntabwo ndi bugunya gushishikariza abantu gushaka Uwiteka ngo nteze ububyutse mu Bisiraheli, mama gifite ibigirwamana mu nzu. None bibi ndakubaza, urabisura mbitwike cyangwa uracyabyoroshye? Umukecuru amuseka, kumwe ko abakecuru nyine aramuseka, atari kuba mwana ugira ibyo ukeneye sasa. Urabona njye ndimo nkinagewe, sori ishyano dutwike, niba wanze nagutwikana nabyo. Umukecuru arongera agatwenge kurumenesha, yumva bitabaho. Araseka arakwemanuka mukecuru. Urumva nta kibiriti cyari cyakabaho, sinzi ahantu yagiye ararahura. Akariro aza kazunguza gutya, kumwe bazunguza ifumba. Ntabarahuye muri mwebwe se? Mama ntiwarahuye? Aza kazunguza atya, agera ku mujyi kamaze gufatwa, anagamo arakinga. Mukecuru n'imbehe n'icumu n'igicuma byose n'inzuho barashya barakongoka. Abisirayeli bose baraho n'abatahageze babwirana ayo makuru bati noneho umwami ikintu akoze ntabwo mukizi, atwitse nyina kubera kwanga kubaha Imana Isirayeli. Umwisirayeli wese yabibwira undi akavuga ati ubwo si utwitse nyina, ninza nabwo ibintu byo kuzenuka mbigendamo gahoro umva mbeshaho. Dushaka Uwiteka ahubwo nibature dushyire amasengesho. Kubera igikorwa akoze abantu bashaka Uwiteka. Uyu mugabo urumva udafite ibyemezo? Uyu mugabo ntiyajaje? Muri iyo minsi akoze ibyo, haleluya, Etiyopiya iramutera. Etiyopiya yihe?
yacu hano haruguru ngato hano hejuru mu ihembe rya Afurika munsi ya Tuniziya iramutera, abitwa Burubimu baramutera, kandi ngo bafite ibikoresho byinshi bihagije bya gisirikare. Kubera ukuntu abanye n'Imana ngo arayegera, haleluya, haregera kwari ukurabutsa amarya, kwari ugucogoza gusa. Witeka ati ndaje nkurwanirisha kuko tubanye neza muri iyi minsi rwose. Ejo bundi wampesheje icyubahiro utwikira mu cyecuru yanze kunyubaha, ndaje nanjye nkurwaneho. Kubita Abanyetiyopiya n'Abarubimu irabarwanya ati irarwana, nta ngabo nimwe yapfushije. Urumva tubanye neza ra? Urugendo rumeze neza hariya ra? Uru rugendo rumeze neza mu by'ukuri? Ariko reka wumva akantu kabaye. Umwami w'i Siriya agira ate? Aramutera. Amuteye, Mana we, ngo ndiyiringira Uwiteka, yego, umwe wamurwaniriye muri Etiyopiya n'ahandi ntiyamwiringira. Ibintu byambabaje cyane. Noneho nk'umuntu umaze kwiyemera, ufite ka kese, mwumva ka kese? Ka kese, urumva kese? Ka konte kamaze kubyibuha, karahumeka neza, ntabwo gahumekera hejuru nk'umuserebanya. Afite ka konte kabuja kabisa, karamuvinga we. Ariko namwe hari ufite ka konte? Muri mwe hari ufite ka konte karimo kubuja neza? Yesu Kristo. Ako gakonte ntikakubuze gushaka Uwiteka, ntikakubuze kubana n'Imana. Haleluya. Ndakwinginze, niba hari ibintu watangiye bikarimo bigenda, ntureke Imana. Yikoza mu bubiko bwe bwite, avanamo ifeza n'izahabu. Yikoza no mu nzu y'Uwiteka, ubwo ni mu maturo, nahafatamo. Pfunyika igipfurumba rero cy'ifeza n'izahabu, acyohereza nde? Umwami muturanyi we. Urugero ni nkuko twakohereza igihugu kimwe mu byo duturanye, yego, tugisaba gukumira icyo hirya yabo cyenda kudutera. Urumva mubyumvise? Gerageza, dore nkwereje akabahasha kandi kabyibushye mu by'ukuri gatubutse. Buriya akabahasha kose kadakurikirwa n'ama excuse, kavuga ngo sorry n'utwo mbonye, ubyinnye uko ari ntabigayirwa. Ubwo bitarimo nuvuga ko gatubutse, nawe arabyemera ko gatubutse. Ndagusabye ngo ukumire uwo mugabo wenda kunyura iwawe agira ate? Antera, umwime inzira. Mu by'ukuri akantu akoze, banza hari abaperezida benshi bagakora kariya kantu, benshi bagakora pe, ibihugu bitandukanye bagakora. Ariko iyo wubashye Imana, warasenze Imana, ntabwo ibishaka ngo ubeho nk'uko abandi babayeho. Muhe Imana amashyi niba mubishaka. Uzi ko hari ibintu ireka abandi bakabikora, wabikora ukakubera icyaha? Pasayidi, uzi ko ushobora gutanga ruswa ahantu, yego, ngo isoko ryawe ritambuke neza, uretse usiyone ibintu wujuje ahantu. Urugero rwiyemeza imirimo, urashyira usenga Imana, nawe ukaza waragasengeye, Imana ikarakarira envelope utanze gusa, kandi abandi babitanga. Niyo mpamvu ubona ibyacu Imana ibishaka ko biva mu masengesho. Hashakora bagandoria, Imana ibishaka ko etase volontaria ibyacu bidigize bitangwa bibonekera mu kisengesho. Kura umugabo mu masengesho, diplome yivane mu masengesho. Mbere yo kudepoza, senga. Nudasenga uzatanga ruswa, kandi ruswa ni wowe ubwawe kuko utasenze. Niyo mpamvu usanga hari ibintu Imana ibabuza anje, ugasanga wirakubujije. Ni ukuri wayo,
wayo, ntabwo ishaka kugenda uko abandi bagenda. Imana ibihagurukije umuhanuzi we bamenya we. Oh haleluya. Hamwita genda umbwirire Asa. Akimana kandi bivuga yiba yumva ikoze neza, ivuze ibintu byiza. Genda umbwirire Asa ati muhungu wanjye, my son. Kuki watangiye kutawanyikasha kuki watangiye gutambika ibirenge koko? Iriya ruswa woherereje umwami w'i Siriya, iriya ruswa woherereje ngo bakumira baza, wayitangiye iki? Kuki utanyegereye ngo unsenge? Bigenze uko nabigenjeje kuri babandi bakurwanyije ubushize. Ni Uwiteka ambwiye. Ayiwe kabamenya kapfuye gusi kurangiza ubuhanuzi, abaragasimbukiye gakocoye urushyi tasiki kometa urundi mu majiko, shyira mu rundi mu musaya rawumena, mushyirarasha mugafunge gaceceke. Nakoze ibyonzi we, nayanjye natanze we chance. Niba mwakurikiye hepfo yaho haranditse ngo ariko usibye no kuba kubise bamenya, yego ngo muri iyo minsi yarenganyaga abantu bamwe. Ntako mwumviseho? Yemwe ntimwakumviseho? Kavuga ngo suwo yigiyeho muri iyi minsi dose ngakariya. Usibye no kuba mukubisa akamushyira mu nzu y'imbohe amurakare kubwo iyo jambo avuze, no muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu. Mvuga ko mu by'ukuri Asa mubano we n'Imana waratokuwe wajemo agatutsi. Ariko mbega kwitwara nabi ku Mana kandi ukiyikeneye we. Mbega kwitwara nabi ku Mana nkaho utakiyikeneye. Bibiliya iratubwiye ngo bamenye kinafunza kiri muri gereza. Ako kanya ntibyatinze Asa yafashwe n'indwara y'iki? Y'ibirenge. Niba ari uburima, niba ari imidido murayizi, ku birenge bibyimba bikazana imyate kandi byari binoze kuva kera, warabisiga ugashyiraho na puderi, akukumye ko mugira puderi ipfuza mugiye no gushyira ku birenge. Uzwo mugiye no kuzabi hajye mugiye gute ibi musiga mu maso ko make up nabyo muzabikora make up buta uzirenge bakoraga make up kugira ngo bizeho imidido bizona imyate. Mugabo arwara ibirenge, indwara igira ite? Iramukomerera, imukomereye bisanga afitanye ikibazo n'umutabazi, bisanga afitanye ikibazo n'ahajyaga avana ubutabazi. Ngo aho gushaka Uwiteka ashaka abavuzi. Ubwo nyine nka hariya buriya impamvu bashyize akabago iyo bari mwe mwabyanze mwari kujyaho ba Kinyarwanda, none mwari kujyaho baheze ntaho bataba rero ba Gihanga. Reka mbabwire mwe ababyeyi mwe muri aha ngaha, nubona batangiye kuvuza mu bavuzi bajye iki? Mwana yagira diare mu bavuzi, urwaye inkora agize umuriro mu bavuzi, utinze kumera amenyo mu bavuzi, ubanda yo hasi mu bavuzi. Muragowe ko gutinze gushaka mu bavuzi. Bibiliya tubwira ngo iyo ndwara niyo yamwishe, kandi mwica atakibanye neza n'Imana. Apfa nk'abandi, aratanga nk'abandi, asanga basekuruza, agize iherezo ribi, kuko deja apfuye umuhanuzi w'Imana agifunzwe. Kandi biravuga ngo wubashye umuhanuzi w'Imana aba yubashye Imana yamutumye.
nta kibazo rero. Kansoze, ariko ikintu cyananije Hezekiya ni igiki mu by'ukuri? Hezekiya dusanga mu gice cya 38 cya Yesaya. Mwihangane nababwira imirongo turi busome nyuma. Ikintu cyamunanije ni igiki gitumye agira iherezo nawe ribi. Kandi ntabwo abantu bajya bamenya ko yagize iherezo ribi, ntibajya babimenya. Hezekiya yakoreye Imana, nawe ari mu bami bakoreye Imana neza, ndetse bazana ububyutse mu Bisiraheli. Murakurikiye? Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe Imana imutumaho ko agomba gutaha. Ubwo ninjiye mu gice cya 39. Niba turebera umurongo wa mbere ngere ku murongo wa 8. Yesaya 39 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Nicyo gihe Moredaki Baradani mwene Baradani umwami w'i Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise ko Hezekiya yarwaye agakira. Byo mwita telegramme de félicitation, ubutumwa bw'ishimwe niko babwita. Nkuko muzi ko ubundi bwitwa ubwa condoléance, bwo gutanga pole. Maze Hezekiya yakira intumwa ze anezerewe, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi byabonekaga mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa cy'igihugu cye cyose Hezekiya atagize ate atazeretse. Gatatu, bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya aramubaza ati, abo bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni, baza ari nge basanga. Arongera amubaza ati, mu nzu yawe babonyemo iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu nzu yanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo. Igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose n'ibyo basokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwe Babuloni, nta kintu kizasigara, ni ko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Arongera avuga ati, kuko hazaba amahoro n'iby'ukuri nkiriho. 9. Naho ngaho naho tugarukira. Kambabwire aya magambo ukuntu akomeye ntoza. Hezekiya Imana yamutumyeho ngo raga ibyawe, tunganya ibyawe, kuko iyi ndwara urwaye ntabwo uzabyuka kuri ubu buriri, uzapfa, iyi ndwara ntizakwica. Iyo mesaje murayibuka mu gice cya 38. Imugezeho Hezekiya afite ukuntu yasenze, afite ukuntu yabyakiriye, aranabyangaye, muri make yanga gutaha. Ni mu ndebe mbabwira amagambo abiri, hari ukwanga gutaha, hakaba no kwanga gupfa. Hari ukwanga iki n'iki no kwanga. Uguze icyo mvuze? Ntago abantu bose bapfuye baba batashye, yego, kandi n'abatashye bose ntibaba bapfuye. Ni filozofi ntago murayumva, niyo mpamvu utwo duhere dukeya, ariko muzabyumva wenda nyuma. Ubundi buriya umukiranutsi gupfa kwe byitwa kwimuka, kuhamishwa. Umukiranutsi arasinzira akimurwa. Amen. Mbese bamudeplasa gato gusa akava hano agiye ahandi kandi heza. Ariko umunyabyaha bapfuye kubera iki? Kuko azakomeza apfi. Niyo mpamvu Bibiliya yita mu byahishuwe urupfu rw'akangahe?
ndetse azabana narwo kuko narwo ruzapfa. Byahishuwe n'urupfu ruzapfa. Hezekiya mesaje yari imugezeho nk'umuntu wakoreye Imana, akabana n'Imana, agasengesha abantu, akabasengera, akarwana intambara nziza akanesha. Haleluya! Nk'ibyo ko yarwanye n'umwami wa hehe? Wa Ashuri witwa Senakeribu. Amina. Kandi Uwiteka abana nawe pe. Umva babwire, Uwiteka aramubwira ati uyu we Hezekiya, humura sha, nta nubwo ujyayo Dayeri, ntabwo ujyayo rwose, taje nkurwanira utiriwe ujyayo. Amen. Imana yamurwanira we. Uzi ko Imana arwana Hezekiya iramubwira ngo nturi umwami washobora guteye utiri utabara ngo ujye ku rugamba, njyewe ngiye kumushyira icyuma mu zuru. Ariko Imana igira ibintu ivuga ndamushyira iki? Cyuma mu zuru. Urumva neza? Hanyuma mugiye gute? Mukurure mujyane, musubize inzira yamuzanye n'ingabo ze. Hanyuma nimugezayo, abahungu ubwabo nibo bazamwicara bamwicishije inkota. Cyuma mu zuru muracyumva se ubu? Karigema mubyumvise ko ikintu umenya amakuru yabyo. Niba muri mwe hari umuntu wabaye mu nka, icyo nakantu dufite ducukisha inka zanze gucuka zose. Kimasa kikonka tandatu kikonka umwaka, kuyo kiva mu icebe konka kikimya. Inyana y'inka ikonka nyina, kandi nyina yarimye ikayonka ikagera n'ubwo yonka ku mezi 7 icyo mu nda kirimo, ukayihendana ngo icucyuka ikaguhakanira. Narayigize iyo ngiyo nanjye. Barandangira bati ariko hari akantu kakuntu ushyira mu zuru igacuka. Naragenda kagura, none nkange igiye kuzahagwa rwose. Iyo arigize amezi 7 icyo kinyana cy'ikiyonka kingana iki? Wabona gicukije kirimo kandi ari kirekire. Nakantu kameze, urabona iriya karaga pinyo ko mu igare, karaga umunyururu, akumunyururu kagira niko kiba giteye. None uragenda ukuntu bakipanura gutya nk'amapingu, urumva bahita winjiza mu zuru gutya ugahita pfumura kariya kantu ko mu zuru. Sinamwe ngo gapfumuke uhita ufatisha ukagafata, nubwo katapfumuka. Muziro ko iyi nyana ijya gukora mu icebe buri gihe, haba ijya konka yaba ijya gutsimba amazuru niyo bakora ku icebe rya nyina. Rero ubwo itangira gushyira mwirike yagiye bya bintu bishingitse by'ibyinyo biriho ku ruhande bikabira akajombye, byakajomba kagahita kavungu. Uwiteka tumva mfite icyuma ngiye kumushyira he? Uwiteka bavuze gutyo icyuma kibitsagana. Oya, tuvuze ukuri, imvugo y'Imana muyumve ko ari y'umwuka. Ntabwo Uwiteka ifite ibyuma bitsaho ngaho, si icyuma cya koroshe, si icyo nicyo cyamenya 3 cyangwa 4, si ipingu. Ntabwo Uwiteka bitsa amapingu mu ijuru. Ni imbaraga akoresha kugira ngo muzumva akazita icyuma kuko ari cyo muzi. Naho imbaraga zo ntabwo muzizi urugero rwazo, ariko arazifite. Datashimwe cyane. Haleluya. Arazifite pe. Yaramukuru, yaramukwega, aramushorera rya amujyana iwe mu Ashuri. Hagezeyo kuko abahungu bamwicisha iki? Inkota. Icyo gihe Uwiteka arabwira Hezekiya ati niba wumva ushidikanya ku byo nkubwiye, yego dore ikimenyetso nguhaye. Uyu mwaka ureba mvuganye nawe murarya ibyimeza, ukurikiraho muzarya ibishibuka byo twita imicwira, uwa 3 muzahinga mweze musarure, nta muntu bateraho iteko. Amen. Ariko Mana we, Hezekiya Imana iramutabara gutyo vrema. None Imana ngo irebye hirya y'iyo nsinzi, ni mu ndebe babwira nsoze, irebye hirya y'iki? Y'iyo nsinzi ikomeye Hezekiya abonye, isanga hagiye kuzabaho akantu kitwa umudamararo.
yemwe bakristo, umudamararo ni ikintu kibi cyane, kandi dufite Imana iturebera imbere hirya. Ibonye hazabaye umudamararo, hari igihe abantu bambaza bati kuse yarinda kumuhura umudamararo si yiturinda, yamuretse akabaho hanyuma ikazajya imukangura ntadamarare. Umva mbese iryo tiku ufite ni ryiki? Ubundi waretse ko kwandurura kuki ushaka kudamarira n'ahangaho ubundi wowe? Naka arafashwe, ararwaye kandi ararenge rwose, gravement malade. Ayaya, witeka ati Yesaya, nyaruka nkubwire, genda undebereze iki, umubwire uti tunganya ibintu byawe, tunganya ubugingo, ukora uburage, mbega uko iyo ndwara niyo izakwica, n'iryo gare ryawe watashye. Message Yesaya yamaze kuyitanga. Nyabaze iki yaravuze ngo amina ntumbaza. Unga ati wamaze kumpa message yawe ndetse nasoje. Ni ukuri utaha nasubirirwa ngaha. Message wayirangije, ni ukuri Imana yirangije. Ukabujye kuri cyanuze ko nakuzimanira ko ndwaye. Okati ngaho reka ngende musigara amahoro. Ni intege nyafite, ahindukiramo gake areba hehe. Hey. Ariko ubundi abana bari ahangaha bazivure ni bande? Abana bari aha bazivure ni bande? Ni bande bazi ivure mu maniki? Aha abatahazi basi ngaho mugire ucyo mbabwira. Yeye gushamurika neza gutyo. Uronka benshi? Ni benshi. Edi urabonye? Ni benshi batazi harya anje wahamenya harya. Noneho kureba ivure byari bifite ikintu bisobanura ku mugabo wese. Le contraire y'ivure, donc ivure ni kunzu, ni uburyamo bwo kuki, bwo kunzu kugikuta hariya hirya. Tandis que hano imbere hareba mu muryango dusohoka tubyuka bahita kurwuririro. Aha rero ni uburyamo bw'umugabo, ni haryama. Nta mugabo urara hehe, bazaharara kuko mbibona baragenda bangirika, bazaharara. Yewe mva abantu basigaye bicara bakemera kurya batahashye, bazaharara. Muri no minsi kandi bafite uburakari bene abo bagabo. Umugabo byuka n'urudarurere tarya n'urukabutura ari mu rugo, nta hantu yagize, nta kintu yakoze, nta kintu yatahashye, bavuga bati karibu. Uwo mwanya agakaraba ashishikaye ngo ku meza bazaharara nyamara aba bantu. Katwikomereze kurwuririra ahangaha abagabo baryama, yemwe bagore n'abakobwa mu byumve cyane cyane mwebwe, imbere y'inkingi gutya, y'inkingi y'umuryango winjira mu rutara hariya. Ahangaha niho haba hegetse amacumu ye, yego, imyambi ye iri mu ruge, mwabyumvise, umuheto we ubujisha aho ngaho ntabwo babita kumumanika, bavuga kuwujisha. Umuheto umanitse ujisha ngaha mu nkingi gutya, amacumu yigeze ahangaha, imyambi byose iri ahangaha, yego, mbese intwaro z'umugabo zose ziri ahangaha. Kuko iyo abyuka hari ikintu giteye, akora ahangaha arya gusa. Mwabyumvise? Icyo ahubuje rero nicyo akoresha. Yewe n'umuhoro ni hubu. Hezekiya kureba hehe ivure, burya ngo kwari ukubwira Imana ngo Mana, intwaro ntunze ntacyo zamara ku kibazo mfite. Ibintu ntumyeho message nakiriye, umuheto ntiwabirasa, icumu ntibyabihindura, nta muhoro wabitema, uburonja huri. Yego mbaye nk'umugore, nawe untabare nk'utabara umugore. Undwaneho nge sinakwirwanirira. Ndakwinginze unkurireho uru rupfu. Yasenze amagambo muzasanga ku murongo wa mbere w'ikisha 38 bambere 9. Abwira Imana ngo kunjyana gutya wabunkenyuye. Wabunkenyuye, naba nkenyutse, kandi gukenyuka n'ugupfa uterageje igihe. None ndakwinginze reba ukuntu wadohora, nibura nanjye nzongere mbe mu iteraniro,
ndebe abanyagice babatizwa, ndebe korari ziyongera, ndebe abagore batwite bazanye abana mu rusengero twabasengeye, ndebe mbese hari numva ngikumbuye byo mu nzu yawe. Rero rwose reka mbabwire ijambo ryatumye Imana ibyemera nubwo itari ibyemeye ibikunze. Yaribwiye ngo winzingazinga nk'umuboshyi w'imyenda iyo azinga ibintu bituzuye. Ngo winzingazinga nk'umuboshyi w'iki w'imyenda iyo azinga ibintu bituzuye. Niba mwarabu ugiye mu rohero mukabona uko woha umusambi bawutondera bakajyamo injishi bakazasoza. Rero winzinga nk'umusambi udashoje. Uri make yateye itikwa agira impaka ko Imana imujyanye atari igihe. Uwiteka ati Yesa uvuye yarabyanga. Burya upfuye gutirimuka n'impamvu yanakwirukanaga yagira ngo abyange. None ngo byanze genda umubwire uti ngaha kongera uramena akazi kawe. Ndagira mbabwire ko imyaka 15 Hezekiya yongerewe ntabwo yari Imana yimwongereye ku neza. Imana yari yimuhaye reka mbyite ku gahimano kuko yanze kumva ubushake bwayo. Ariko ubundi burya Hezekiya kirya gihe nicyo yari gutaha neza. Hajya rimubwiye kuko Hezekiya arakira yongerwa iminsi yo kubaho, haranabyuka ku buriri rwose, harongera agira ibirori. Niba mwakurikiye umwami wa Musi rero yego Baradani w'i Babuloni n'abatware bazanye nawe, amagavanazi, amayazi, mbese abategetsi batandukanye baza kumusura ngo bishimane nawe ko yakize. Habanje ubutumwa bw'ishimwe, twamenye ko wakize, Imana yakundamuye kandi ngo wari ugeze kure cyane, tuzaza kukureba. Rero baraje baramurebye. Urumva ntabwo baje umutwe gusa, bazanye ibintu by'amaturo batuye, siko twasubye bazana ibintu bashyira aho ngaho. Bibutse ko abami babusuye bose ni abanyamahanga, n'ibyo mutuye bishobora kuba byavuye ku by'ibigirwamana bimurikirwa. Akomora kumvise nuko ngo arabyakira, shyira mu nzu muri stoke, ikaziye, ikibindi, igicuma, akajerekani, Mana yanjye, zoka z'amoko se bashyira hariya. Nuko ngo barangije abatembereza urugo rwe rwose, abereka urugo rwe, abereka inzu ye. Mwabyumvise, yaberetse amavuta y'ishangi, abereka icyome, ahitwa icyome, abereka byose, ngo abereka n'aho intwaro zibikwa. Kosa rikomeye ku muyobozi kwerekana intwaro. Aya ubuswa ukomeye cyane kuri Hezekiya. Tatawe bamaze gutirimuka batashye, Uwiteka abwira Yesaya ati ihute umubwire uti nuko icyo wasigariye uragikoze, urakibonye. Icyo wasigariye urakibonye, wikozeho. Uwiteka ambwiye nkubaze ngo abashyitsi wagize baturutse, niba baje se waberetse iki babonye ikiwabo? Nawe asubiza atya avec une fierté, ari confident. Bo abashyitsi nyine nabonye bo n'umuyobozi mugenzi wanjye umwami wa Babuloni n'abantu baramuheshe delegation ibyibushye kandi barantuye. Rero waberetse iki? Nta na kimwe nasize. N'abatembereje ubwo nk'umuntu utembereza abantu iwe nyine, bareba byose, n'intwaro sati yacyo zose. Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo bariya ureba wakiriye ukazimanura ukabatembereza hose, nibo bagiye kuzajyana izahabu n'ifeza yose warubitse mu nzu aha, bayinyage, nibarangiza bajyana abahungu bawe bose, ari abariho nabo uzabyara, babagira inkone zabo. Hezekiya yasubije igisubizo ngenda kireba kiri impolima. Mwakibonyera cya gisubizo kingaruriye kingarurire hariya kuri screen turebe ku murongo wa 8.
ubona Hezekiya abwira Yesaya ngo okay, ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza muri make ntacyo rintwaye. Arongera avuga ati ubwo hazaba amahoro n'iby'ukuri nkiriho, no ntacyo bitwaye. Nabo nakamenye ko ari bupfe, ibyo byose bizaba agira ate apfe kandi agira iherezo ribi. Yesu abafashe bashiki banjye bene data, ndashaka kubabwira ngo mwinginge Imana cyane, he kugira ikintu cyabananiza, kandi mu mutima haba inzira imwe, umutima umwe ushaka Uwiteka. Ntukemere ko ikubana ingahe ibiri, umutima wo kwiheba, umutima wo gushidikanya, uwo mutima utume wibagirwa ko Uwiteka gutabaye ubushize. Umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze. Yesu abagiriye neza. Twuname gato dusenga Imana. Hari umuntu wumva aya magambo yamukoze ku mutima ku buryo yakwifuza gusengerwa by'umwihariko, yarambura ikiganza nkamubona tugasengana. Umuntu wumva ubugingo bwe, urakoze cyane mushiki wacu. Umuntu wumva ubugingo bwe, murakoze bashiki bacu na bene data, ubugingo bwe yaragiye buzahara, akaba yaramaze kunamuka mu nzira ze. Nimuhaguruke, muhaguruke abamanitse ibiganza, nimuhaguruke nimuze hano musange hano dusenge. Ni na heza harateguye, nimushaka mushyira amavi hasi twinginga Imana. Imana bamugisha guca bugufi, n'undi ubishaka yaza, nubwo wowe utari wamanitse ikiganza ariko waza tugasenga Imana. Nawe urabizi ko muri iyi minsi wanamutse, ufite intege nke, umeze nk'uwigometse ku Uwiteka, ariko Imana irashaka kuguhembura. Imana ishaka guhembura. Abapastori bari hano bahaguruke baze dusengera aba bantu. Karibu mushiki wacu, Imana iguhe umugisha. Karibu dusenge Imana. Mana yacu ishobora byose, muremyi w'ibiha byose, mucyuvira amahanga, impamba y'abagenzi, igihome kirekire duhungiramo tugakomera. Gushimiye abana bawe bashiki bacu na bene data bapfukamye ku birenge byawe. Bakire ubababarire intege nke baba baragize muri iyi minsi. Bakire ubababarire ibyo baba baraguyemo. Bakire ubababarire kugira ngo batagira amaherezo mabi nk'aya Asa, nk'aya Hezekiya. Bakire ubatunganyiza ubugingo kugira ngo bagende bakunezeza. Mwami